Une hari abanigiraga. Kira kiraro ureba kiriya. Hari reba urabona uyu muhanda waritaka. Noneho nta n'amatara haba. Hata nabona. Yego. Urumva bona bashyizemo n'amatara ngubu nditambara urabona none bona bikone bagenda gutya. Ntibyana haba. Hariya kuri aya masaha umuntu yarakunigaga. Hari ureba. Haradeza rigorera provi. Cyane. Urabona umuhanda nyine uyu. None gutya kutambuka kugeramo hirya hose. Nyine umuhanda bakoze kaburimbo kugera hirya iri. Hose barakunigaga. Kumango yihangu barakunigaga. Hara kuri sode parade. Kumango yihangu barakunigaga. Yihangu biya abantu baririba bakakuniga. Kandi bayigukiza. None barabapeti babaga banguye amakore. Jewe kangutere story. Ngiye ugize kunangira ntaki. None ntago bagoye kuvuga urugo yumva ko bari nimbobo. Ko yumva ko giye abana badafatitse nyine. Ngo niba ibiceri 400 nibyo bashakaga. Bashaka kuniga kubera Kateresi. Byonyine. Arubwo hari n'igihe bari kwasiga ubuzima. No. Maze none. Hariya hirya hari ahantu yivegeze kumbwira ngo bahita ngo mu gitsina cy'umugabo. Ntago ari hari gitsina cy'umugabo. Mu gitsina cy'umugabo ni Nyabugogo. Reba uri kuzamukuza mu rugo. Hari akabari karimo ruguru. Niho bitaye mu gitsina cy'umugabo. Abantu baracyabinzerereza. Ntago akabari harimo n'amarogi. Ya bibiri. Ujya gukora ko niyo polisi itemo. Banyanyagira biruka ngo bukubwa bose. Ni bibiri ntiwabirenze. Nuko turi kubivuga gutya ariko nuko turi kuvuga amagambo nyandagaza ariko ntago ari uko bahita. Nyuma ari ngo mu rw'intuza. Nari nyivuze. Mu rw'imbarasi. Ya baba. Areruye kabisa. Nuko kuko bahita mbese amakaritsiye ayakwereka uko abantu batuye. Nibango anagantu bakwitwa uko. Nibango uzidobanda nisigaye yimukiye idobandi yimucyaro bita Mukove. Niho bimukiye. Mukove kabisa. Niho bose bagiye. Hafi kwa service. Ego. Nibango ndahabona. Nibango bavuye hano bose niho bigiriye. Ubona no bwaburara bwose niho buri. Ubukove kuyitabira telefone. Ni ikibazo nabo bahatekereze pe. Okay. Ngaye nguko. So my message to the government izo nzu bubatse imbere rero sinzi nuko if ziriya nazari ko zimeze zubatse bwa kabiri ariko izi ngizi niba if it was a sample I don't know somehow like the windows the glasses they were not planted so well. There's a time if train is so heavy imvura iguye nyinshi the water enters. Ntibisanzwe rero kuko mubibona uyu munsi twazindukiye kuri tele Jaras Official TV twaje mu mudugudu wa Mpazi ahangaha abenshi mwahamenye nka Dobandi iyi Dobandi ariko murabona ko rwose itakiri Dobandi ibintu byahinduye isura usubiye hirya ni kwa Mutwe ahangaha rero duhagaze ni hagati no hagati muri kubibona ko naje aho mu masangano murabona ko ni uburyohe muri kubibona ko na ahantu hakirimo imirimo ikiri gukorwa ariko imiryango imwe n'imwe yaratujwe mu bice bitandukanye nkuko muri kugenda mubibona Fils aragenda atwereka mu mashusho byose uyu munsi twahisemo gukora ikitwa before and after cyangwa se kwerekana muri rusange igice kijyanye no kwiyubaka muribuka ko dukomeje gahunda yo kwibuka twiyubaka kureba iterambere ry'igihugu bigendeye mu bikorwa remezo bihari tukareba murabona aha n'ahantu ubundi hamenye hazwiho gutura abantu babarara amabandi nyine murumva Dobandi murabyumva ndetse n'abantu nyine wenda b'ubuzima bworoheje ne kwita abantu wenda amabandi ariko abantu b'ubuzima bworoheje bashakisha batarafatisha Fils ari kuvuga muri background ngo ba Fils ariko n'abantu bose ariko murabona ko habaye heza cyane uyu mudugudu rero ahangaha iyi bloke turiho ikaba irimo amazu cyangwa se ikaba ari bloke 19 uvuga ngo ugiye ureba gutya bloke 19 ariko inzu zigeretse gatatu noneho ikindi twababwira nuko biteganyijwe ko hano hagomba gutuzwamo imiryango irenga 700 mu miryango 700 rero hazabanza harebwe imwe mu miryango yari ituye hano nizabanza gutura cyangwa se gutuzwa ubwo abari batuye hano bafite n'amazu akodeshwa mwarabibonye ko bamwe mu bafite amazu akodeshwa
babashumbusha n'izindi nzu zo gukodesha, babaha inzu yo kubamo bakabashumbusha n'iyo gukodesha. Murumva rero ko ari ibintu byiza cyane nk'uko bigaragara rero ku mashusho, ni ahantu heza cyane. Muri rusange uretse abantu bari batuye hano bagomba kuzaza kuhatuzwa, abandi bantu bari batuye mu bice by'amanegeka, ariko kandi bakaba bari bafite ibyangombwa by'umujyi wa Kigali bibemerera kubaka. Ni ukuvuga ngo akaba yarubatse ariko bikaza kugaragara ko yubatse mu gice cy'amanegeka. Abo nabo bari mu bazaza gutuzwa hano. Rero ku makuru nagiye menya ko izi nzu zubatse mu buryo nyine, ku buryo byoroshye ko imiryango ishobora guturamo, abaseribateri. Nabonye harimo inzu z'ibyumba 4, inzu z'ibyumba 2, inzu z'icyumba kimwe, amashamburete. Fisi harya niyo bagamo buriya yabarwaga gute? Chambrette ariko irimo douche na toilette, irimo igikoni. Murumva ko ni inzu ya kijyambere imeze neza cyane. Rero ikindi kintu twababwira nuko bazaturamo n'ubundi bitewe n'urwego rw'imibereho yabo, ni ahantu hazaba hari favori cyangwa se habafavoriza kuhatura, kuko uyu muhanda turiho neza, uyu nguyu uragenda ukagera Kimisagara, ukongera ugasubira Nyabugogo, ukongera ugasubira kandi ruguru hano mu mujyi. Murumva ko ni ahantu byoroheje ingendo, ni ibintu byiza cyane. Muri kubona imodoka ukuntu zinyuramo, ni ukuvuga ngo ntabwo waba ufite umurwayi cyangwa se undi muntu ukeneye kujyanwa kwa muganga se cyangwa ahandi hantu mu buryo buri emergency ngo bigorane. Murabona ko ni ibintu byiza cyane. Ahangaha mpagaze neza, Fisi araza kubibereka, ni ku isoko. Aha duhagaze ku isoko, ubwo bwose ritaruzura, ariko turi ku isoko. Isoko naryo rya kijyambere, isoko ryiza cyane, rizaba ryifashishwa n'abatuye muri ino midugudu myiza cyane muri kugenda mubona. Twahisemo kubereka n'ikindi gice cyo hirya kitarubakwa kugira ngo tubereke ko uko byari bimeze mbere yuko hano hantu haba heza, hari hameze gute before and after. Mu magambo makeya mukareba niki cyakozwe, bihagaze gute. Ibyo byose muri kubibona ko abantu baragenda rwose, umuhanda ni nyabagendwa. Fisi aragenda bereka nta kibazo. Inzu nk'uko mwagiye mubibona ni inzu zigiye zifite amanimero ku buryo umuntu umuhamagaye cyangwa se aguhamagaye uje kumureba yakurangira akaguha ati ngwino kuri block ya kangahe, kuri nimero ya kangahe, biba byoroshye. Harya Finzi wawe ntiwandangiye, nagusanze mu nzu wabaga muri B2. Wabaga muri B2 ndabyibuka, usanga mu nzu muri iyo minsi nibwo wari umupanga ibyo kwimariya. Ni wari ugisohoka. Ngibyo rero ni hafi cyane kuko iki ni igice cyegereye umujyi ni igice cyegereye Nyabugogo. Nyabugogo ni igice cy'ubucuruzi, ni igice cy'ingendo, kimwe no mu mujyi aho Kimisagara naho nuko. Hafi aho murabona ibagiro, muri kuribona ku mashusho. Ibagiro muri kubona ni ibagiro rya Provia. Muri kubona akaboga ka Mucoma, akaboga ka Mucoma rwose, agahene, uduhene dutandukanye, inka ababyeyi baje kugurisha. Muri kubibona ko ari sawa cyane. Hanyuma nkuko muri kugenda mubibona, hari igice muri kubona aho ngaho ruguru ni amashuri azigamo nyine ubwo bazaba batuye muri no midugudu, ariko no hakurya hariya arandi mashuri harya niyo ya Kamuhoza. Hanyuma na hano kuri Nationale harandi mashuri. Urumva ko rero ni ibintu byoroshye cyane. Uyu muhanda uragenda ukanyura Zaganati, ariko mbere kugera Zaganati mwabonye mu mashusho Maison de Jeunes ni centre y'urubyiruko, aho urubyiruko rushobora guhurira rukidagadura, ahantu heza cyane hagenewe gukorera imyidagaduro. Hose ni kaburimbo, umuhanda ni umukara, bya bintu byo kugenda Fisi tukamubura tukamushakisha itoroshi no. Ubu ngubu ni sawa rwose, ahantu ni nyabagendwa. Muri kubibona ko imirimo iracyakomeje, turakomeza tubereke dutembera. Fisi reka dukomeze dutembereza abantu, tubereke uko ibintu byifashe akantu ku kandi. Ariko kandi murabibona ko rwose umusaza His Excellence Paul Kagame ndetse nabo bafatanyije kuyobora bagenda rwose batekereza ku baturage, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Murabona ko uri kugenda ukora ibintu byiza. Biteganyijwe ko
izi nyubako zizagenda zikagera kwa Mutwe zikongera zigasubira hirya hariya muri biriya bice bya Rafresheri hose naho hazakorwa. Ni ukuvuga ngo iki gice cyose aho mwagiye mubona akajagari, ahantu mwagiye mubona hatameze neza, hose hazubakwa. Hari ahantu nagiye mbona visi yagiye afata ukabona harimo amazu amwe, ukabona ni imwe nziza nini, ariko izindi zose ukabona ni ibindi. Rero aho hose hagomba kuvugururwa, hakubakwa, hose hagakorwa gutya muri kubibona. Murabona ko rwose ni inzu z'icyitegererezo. Murabona amafondasiyo akomeye cyane ahantu, kuko ni no ku musozi. Ku musozi ntekereza ko rwose haba haragiye ibuye rifatika n'itafari rihagije. Nibyo rero, reka twebwe dukomeze dutembere turebe ko twaza no kubona bamwe mu baturage ba hano se, cyangwa se aba engineer se, cyangwa se abandi bantu bari mu mirimo, tugira ibyo tubabaza, dukomeze tunabereka uko imirimo ikomeje iri kugenda. Twebwe ntabwo twakwizimba mu magambo, kubera ko iby'ingenzi twabibabwiye rwose. Nta byinshi. Icyo twabibutsa nuko izi nzu zubatse ku buryo buri muntu wese yayituramo, umuryango, umusore, muri make ingaragu cyangwa se undi, buri wese yahaba, nta kibazo rwose. Ni ahantu heza rero, mbashimiye. Ni hafi y'ibyo bikorwa remezo nababwiye bindi, ni hafi y'umujyi, ni hafi ya Nyabugogo. Hari ikintu mugenzi wanjye uherutse hano yavuze cyiza kijyanye no kuvuga ati hari uburyo abantu bashora, agafata amafaranga akagenda akagashora amafaranga, akagura inzu, akajya ayikodesha nka 5 ku kwezi, iyo nzu igashoma kubera ko amafaranga ari menshi. Ariko hano ushobora kuzana imari yawe ugashora, wamara gushora ukubaka inzu, wakubaka inzu zawe ugahita uzishyira ku isoko. Hano ntabwo habura abapangayi, kuko Nyabugogo haba huzuye abantu, mu mujyi haba huzuye abantu, aho hose ni ahantu byoroshye ko abantu wababona. Fisi aravuga ati baba tuje gisirimu. Namwe murabona ahantu yatinyutse agakorera umuti. Imirimo irarimbanyije. Fisi arakomeza abereka izo ni imodoka n'ubundi zabugenewe, ni ibibereka ko imirimo hano igikomeje. Reka dukomeze dutembera tubereke ibyiza by'umujyi wa Kigali muri rusange, ibindi nakagaruka. Murabona ko rwose abenjeniyeri baba bari kubikurikirana akantu ku kandi. Reka rero twebwe dukomeze dutembera. Fisi komeza wereka abantu amashusho uko ibintu byifashe, nta kibazo. Ibindi nakagaruka. Hano hantu, aha hantu ubundi muri kamere abantu bahazi kera hataraba heza gutya, abantu bajyaga bagira n'ipfunwe ryo kuvuga iwabo. Wamubaza akakubwira ngo ntuye Kimisagara, kandi hano si Kimisagara vrema. Urumva hano hejuru ku muhanda w'amabuye hari umucoma wamamaye witwa Tasho, ku kaboroshete ka make, ku kabenzi. Fisi we ngo arahazi, aho hose impazi. Ariko ubwo nsuhuze n'umuvandimwe Yves, yagiye atuma nza muri zino nce cyane kubera amadini amwe namwe yagiye hakorera. Urumva ko Fisi we yarahabaye, arahazi, ari kugenda mpa ubuhamya. Reka mwegere agenda ambwira, wenda ntacyo bitwaye kuko n'ubundi turi gutemberana. Hano yarahabaye Fisi, hano warahabaye, ibyo aho turi urahazi. Hari ibintu uri kuvuga urumva bigaragaza ko aha hantu koko hari dobandi nyadobandi. Uravuga uti telefone yabaga iri kure. Hari n'igihe wajya gumbwira ngo ngiye baranzi, ngo kamera ntibahinyaka. Nyine bisa nk'usangiza abantu ubwo buzima kugira abantu babone koko uburyo aha hantu byari bikwiriye kuri jana. Ni ukuri pe, byari bikwiriye kuko urumva hari ahantu no kuyifite mu mufuka ntibyashobokaga, kuyigendera tunyine mu mufuka ntibyashoboka. None reba duciye hano, ndi no kukwitaba, ndagusanga aho uri, ntibyabaga ibyo bintu. Wabibaza Puisa nikavukirana ruguru, wabibaza Puisa uyu umukomedi, wamubaza niwe wabikubwira. No gutunga telefone no gukora mu mufuka byabaga ari sekirire. None abona baciye ubucucike, urumva wari ko ibintu kuno abantu bagenda gutyo bisanzwe.
ntabwo wabibonaga no kuri jari ibintu ni byiza cyane kabisa narahabaye nabo nakunda kuza kukureba nkahita nsakirana n'inzego z'umutekano zitembera haba ku manywa haba nijoro ariko urabona ko ntiwapfa kubabona uragiye kuza kundeba ni mugoroba nabwo ati urishiwe koko kuje kundeba koko urumva nabwo bufite ntabwo byabagaho kuko urumva njyewe mu rugo ni Kimisagara cyera no na karagana batari bagakorana ko batanakavuguru iyo bamanukaga hano bahitaga muri Sudepalage nuvuga ngo Sode Palage uri kumanuka ngo ni handi haringaniye na provi yego ubusubira national yego bahitaga Sode Palage nuvuga ngo habaga udutsiko tw'abana yego batuye mandi batubyata nuvuga ngo batu none waramanukaga baba mama baza uzi umuntu wagiraga amahoro hano Sode Palage bakoze kuriya ndahabereka nawe umuntu wagiraga amahoro hanyuraga nta kintu bamwatse ni umunyama umuntu w'inyama wenyine yego abantu bahabaye babimbwiye babanyomozi babimbwiye umunyama se batinyiraga iki kuko bafite ibyuma ngo wirabodeye none natwe kugira ngo tuhanyure byasabaga yuko tuza tumugura iki mugize nk'abanyama namwe bato iyo mubonaga manutse umugenderaga inyuma rero baramutinyaga niho honyine nibwo bwonyine wagiraga amahoro byonyine niyo ngo ibi bigenda narabikunze urumva abantu bamwe ntabwo bari kubyumva kimwe ndabizi sibyo nk'aba twaturanye bihangane ndaye kubivuga ntabwo babyumvaga uburyo bamusenye inzu yari afite inzu ngeshanu ntabyumve nyine ariko bari kugenda babyumva ndabizi neza nahimutse atangiye kubikunda bamwe batangiye kubikunda ariko byari ibintu ni byiza nawe biri seriye kandi nabaza nk'iyi nzu bari kureba kuri screen no kugutuza muri iyi nzu irimo ibintu byose iri mu itaje ahantu uri safe ufite umuriro wawe nta kuvuga ngo urumva bari abakoboyi bagiraga akantu ko kunyura nyine abo habaga mu buntu bw'ubuveni noneho ugasanga abakoboyi bagutangiriye muri bwa buhege ni nyine bamwe bari imbere abandi bari inyuma ahangaha rero biragoye ko byaba urasuye yagutangirira jana mbwira yagutangirira bakagutega bakakugota yagutangirira oya hano urabona ni nyabagendwa kaburimbo umuhanda no mukara amatara areba hejuru raka reba amatara agutangira mu muhanda hano abaturage byavamo noneho nandi bagifitemo akantu k'uburara bazajya basindira mu nzu zabo biturize ibi no kwijana nabikunze kuko babarara nta bakihaba umwana uziko na sasa amajoro asigaye yitahira nge narahabaye urumva zitaraba nyinshi gutya narahabaye zikiri nkeya ariko umuntu asigaye yitahira za bloke zo hino bloke zikiri za mbere nabwo byari byagabanutse abarara bagabanutse urumva yoze kutajya kubona bari kunywera urumogi ku muhanda ubu abo yezo ubona hano bakaha kumango yihangu barakunigaga hara kuri Sode Palage kumango yihangu barakunigaga yihangu abantu baririmba bakakuniga kandi bayigukiza none barabapeti babaga banguye amakore jewe kangutere story ngiye bigize kunangira ntaki noneho ntago babaga bagoye kuvuga urugero bumva ko bari n'imbobo ko bumva ko nyine bana badafatitse nyine ngo ni bayibicira 400 nibyo bashakaga bashaka kuniga kubera katerese byonyine arubwo hari n'igihe wari kuhasiga ubuzima no maze none umwana ntana nifite genda ntabeshye pe none inshuti zanyu zari ziyafite arayaba none umukobwa yundi wari utiri inyuma abacaho ashaka kubafungana umutwe byara bamukubisibuye kuri katerese bamukubise ikibuye kinini umukobwa yatatse ngo ewana umujyi wa Kigali ndetse by'umwihariko namashije kumenya amakuru yuko izi nzu zubaswe na Minadefu ariko noneho zikaba ziri mu maboko y'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali ni uzagena uko abantu bazatuzwa iyo imiryango 700 nakubwiye igomba kuza kubamo hano nuko bagomba kureba niba bamwe mu babaga hano bahatuye babandi bavugaga bajyaga bisaza bati bansenyeye inzu urumva bakareba n'abandi bantu bari batuye mu manegeka ariko bari bafite icyangombwa cy'umujyi wa Kigali kibemerera gutura oya urumva hari abantu babaga ahantu hataraba amanegeka ariko bari muri izice oya n'ahandi hataraba amanegeka no kuvuga ngo n'abandi bazasenyerwa ariko bari bafite icyangombwa no kuvuga ngo ukaba rusanga icyangombwa warubatse byemewe noneho icyo gihe bikagaragara ko wubatse mu manegeka nyuma yego nabyumvishije ubwo urumva hari nabubaka kwaje
urumva uwo ntabwo yaza avuga ngo muransenye ngo mumpe n'inzu ahubwo baba bamufasha wawe ndi wakwaje ari ukuntu ushugurika ubwangombwa kabisa. So rero ofisi mbabarira ukomeze wereka abantu tutembereza abantu uyu mudugudu wose ni uburyohe ni ubutamu. Turakomeza tubereka amashusho yawe ndayizeye ugerageze. Nabonye abantu banenga cyane abakameramani kujyanye n'ano mashusho ya hano. Ugerageze. Jeje uno motari yarantwaye arambwira ngo ngiye inzira rero nsigaye nkuna bose mwatinyutse gute kwa ngamatara gasenga rara ngo yaka. Ino nzira inisigaye yoreza abamotari kuko nko motari uvuye Nyabugogo ajya nk'inyamirambo mbere yanyuraga Kimisagara kazamukira kwa Mutwe akabageza inyamirambo urumva ari kure urumva ariko ubu ngubu noneho no kujya mu mujyi urumva byaga bigoye Nyabugogo mu mujyi uzenguruka barazamuka straight nuvangewe ejo nashatse kuva mu mujyi njya mu Rwanda national mu byasabaga yuko azenguruka no muhanda wose w'amabuye akajya guca mu cyaro njya mbona apasiyemo gutya ngo tuzamukira hano kandi urumva ngo kuva national kuva mu mujyi national bacaga igihumbi n'aciye 700. Aha urumva ko ibintu n'uburyohe reka dukomeze dutembera tubereke uko ibintu byifashe. Murabona ko rwose umudugudu wo uraryoshye pe ntacyo nawe unenga. Ikintu ndi kwibazaho cyane ubu ngubu kijyanye n'amazi ariko nabonye za ruhurura zikoze. Impamvu nabivuzeho cyane amazi hano ni ku musozi. Nanafashe ntuze ntabwo barafashe ibigega ntabwo uzo kubibereka ibigega yewe numaranye iki bitatumye mpimuka bwa mbere nabanye bagikemuye nyimuwe n'amazi na internet no kutabona uko nanika none ndabona barabibakemuye byose byarakemutse kana hari sawa kabisa nade bona ndi muhagaruke oya wagaruka ukashaka isetamo hano ugashyiramo keti ngaye nguko reka tukomeze tubereka Fisi arakomeza batembereze natwe dutemberana Fisi tuzenguruke tugende tubereka uko ibintu byifashe iyi ni Kigali urabona ko iki gice kimara gukorwa kira gice cya hara hejuru utagiye uganirize mukecuru abatekereza ku mukiriya ndetse hariya hirya hari ahantu yivegeze kumbwira ngo bahita ngo mu gitsina cy'umugabo nagari hari gitsina cy'umugabo mu gitsina cy'umugabo ni Nyabugogo reba uri kuzamukuza mu rugo hari akabari karimo ruguru niho biteye mu gitsina cy'umugabo niho aracyabinzerereza nagari akabari harimo n'amarogi ya bibiri ujya gukora ko niyo polisi itemo banyenyegira biruka nka bukubwa bose ni bibiri ntiwabirenze nuko turi kubivuga gutya ariko nuko turi kuvuga amagambo nyandagaza ariko ntabwo ari uko bahita niba ari ngo mu rw'intuza nari nyivuze mu rw'imbaraza areruye kabisa nuko kuko ngo bahita mbese amakaritsiye ayakwereka uko abantu batuye nibango anagantu hakwitwa uko nibango uzidobandana isigaye yimukiye idobandi yimucyaro bita Mukove niho bimukiye Mukove kabisa niho bose bagiye hafi kwa Servizo ego nibango ndahabona nibango bavuye hano bose niho bigiriye ubona no bwaburara bwose niho buri Mukove kuyitabira telefone ni ikibazo nabo bahatekereze pe ngaye nguko umusaza nuko afite ubutaka yihangane muzee wawe Servizo ngaye nguko Fika dukomeze dutembereza abantu ukomeze wenda nutugira ibyo tubona bishyashya cyangwa wibuka uraza kubibabwira reka dukomeze dutembera une hari ababanigiraga kira kiraro ureba kiriya hari reba urabona uyu muhanda waritaka noneho nta n'amatara haba urumva ko abantu bahano bakuze umukecuru hano niwe yashingiriwe yarakotoye mariage kocoye urabona wari igitaka hata nabona urumva ubona bashyizemo n'abatara ngubu nditambara urabona none ubona uko bagenda gutya ntibyana aya masaha umuntu yarakunigaga ari ureba haraneza ringorera na provi cyane urabona n'umuhanda nyine uyu none gutya kutambuka kugeramo hirya hose nyine wowe umuhanda bakoze za kaburimbo kugera hirya iri hose barakunigaga amazina yanjye rero nitwa Kamukama Joan
ntuye muri aya mataje kandi mpamaze igihe gito nk'amezi wenda 3. Yego ntuye hano, mfite umwana umwe, tubamo hano njyewe, umugabo wanjye n'umwana umwe dufite. Mu gihe gitoya tumaze hano, navuga ko hari ahantu heza. It is a good place if I compare it to ahantu twabanjije kuba mbere. Ni ahantu heza pe, the place is conducive, I can say. Ibintu byose ni byiza pe, ni inzu nziza, umunda ukuntu hameze hateye, nta kintu navugaho kibi pe, ni heza. Uwuhe mwihariko wavuga wa hano, the uniqueness? The uniqueness, umwihariko navuga ko ni it is a conducive place, hari amahoro, nta kavuyo kabaho. Icyo navugaho ku mwihariko ni privacy, hari privacy, hari amahoro, nta kavuyo. Nibyo. Nabonye mu mazu harimo igikoni, kitchen, harimo washroom and toilet. Donc ibyo nabyo wavuga ko bitandukanye n'ahandi wagiye ubona ikijyanye no kubona amazi, kuko ahantu hameze gutya kenshi abantu bavuga ati amazi ntago byoroshye kubera amazu menshi. Wabwira iki abantu babitekereza gutyo? Rero ibintu bijyanye n'amazi oya nta kibazo cyari pe, amazi igihe cyose aba hari. Ikindi cyiza navugaho rero kuko it is a self-contained house, haba harimo toilette, harimo douche. It is of great importance kubera ko people always need sanitation, they need to be healthy. Noneho uba ufite toilette mu nzu ntabwo biba bimeze kimwe na kwa kundi muba mufite toilette rusange iyo musangira n'abandi bantu benshi, hari probability yo kugira ngo hari indwara nyinshi. Noneho kubera ko dufite izi rooms ziri self contained, the importance cyangwa akamaro kayo ni kugira ngo you are guaranteed of health and sanitation. Nicyo navugaho. Ikindi amazi aba hari igihe cyose, nubwo yavuyeho babikoraho vuba kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Bimwe mu byo nabashije kumenya cyangwa se nsanzwe nzi nuko aha hantu habaga umutekano muke cyane, ahantu habaga abantu basagarira abandi, ibisambo, abanywa urumogi, abantu b'abanyarugomo. Bimeze gute? Nta buryo ubona wenda niyo babona kure hakurya hariya, cyangwa se wenda nta buryo ubona banyura hano, ko bimeze bite? Umva igihe maze hano rero sindahura n'ibintu bimeze nk'ibyo, nk'ibisambo. Oya, kera bambwiye ko habaga abantu benshi nyine ibisambo n'abandi bakora ibintu bibi, ariko ubu ngubu hari umutekano pe. Kuva nagera hano sinduva case yose ya theft ngo umuntu bamwibye cyangwa ikintu kimeze nk'icyo. Oya, bamusagariye bamukubise. Yego oya ntacyo. Nubuhe butumwa se bwo wenda wagenera, kuko hari gahunda ya leta, main gahunda nuko umuturage aba ari kwisonga. So what's your message to the government of Rwanda ihora ibungabunga umutekano n'imibereho myiza y'umuturage? Mbere yuko wenda ugisubiza igihe cyo ndibukubaze kirahabanaho gatoya, ariko nacyo kijyaniraho. Niba wowe ntacyo unenga, kuko nabonye mufite n'uturima tw'igikoni, mushobora guhinga imboga, ariko ushobora kuvuga uti wenda iki kiragoranye, nta kintu ubona cyakosoka gito, noneho ugahita utanga iyo message. So my message to the government, izo nzu bubatse imbere rero sinzi nuko if ziriya nazari ko zimeze zubatse bwa kabiri, ariko izi ngizi niba if it was a sample, I don't know, somehow like the windows, the glasses, they were not planted so well. There's a time if train is so heavy, the water enters. So I don't know if that one. Mu Kinyarwanda tuyita amahuwezi.
amahuwezi. Yeah. That is nicho umva it is the smallest problem. Niko kabazo nabonye. ako karumvikana kandi n'ahantu henshi karahaba. Yego. None ikindi cyo nari ngiye kuvugaho mbona cyakosowe ku mazi. Bashizemo another option kugira ngo if wasake if wasake is not there, hari uburyo bashizemo ayandi matiyo kugira ngo in case it rains mu gihe cy'imvura twashobora gukoresha amazi y'imvura. So nicyo nashakaga kuvugaho. Cyarakozwe. Cyo cyarakoze mbona Is there any message, hari message watanga by'umwihariko ko yarabivuze waha leta yakoze igikorwa nk'iki cyangwa se n'abaturage batiyumvisha nyine ibi bintu wowe ubibamo uri kubyenjoyinga, hari undi muntu uri kubibona gutya abibonera kure akavuga ati se umva ubutumwa bwanjye cyangwa message yanjye mbere na mbere ni ugushimira leta. Ndashimira leta y'u Rwanda rero kubera iki gikorwa. It is a very good act. Igihe nageze hano imbere the place wasn't so beautiful like this. Ubu ngubu bwiye umuntu ngo ntuye mu cya hafi hari amataje n'ahantu heza ntabwo yabyumva ko yatekereza ko uri kumubesha. Umuntu waje hano some years back cannot understand unless they come and see. None ndashimira leta y'u Rwanda and abanyarwanda. Icyo nababwiye no kugira ngo they are all welcome here. Yeah, you're all welcome. I'm advising you that when they open these places nibatangira kutanga aya mazu muze mukodeshe. N'ahantu heza, it is a beautiful place, hari amahoro. That is what I can say. Thank you so much. You're welcome.